Inshuti bavandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi, reka tuyishimire ko yaturinze muri iri joro, rikaba rikeye amahoro, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana yaturinze, twongeye kubona umucyo utamurura umwijima, igitondo kirabonetse. Imana yacu twese abahumeka dukwiriye kugira tuti ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Reka rero mbahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, n'ibyigisho biyobora abakuze kwiga bibiliya, ibyigisho by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Turi kwiga amigisha avuga ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo, urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Tugeze ku cyigisho cya munani, ni icyigisho kivuga ngo umudendezo wo guhitamo urukundo n'ububasha bw'Imana. Kandi iki cyigisho gifite icyo kwibukwa kiboneka muri Yohana 16:33, aho batubwiye ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye, mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Nshuti muvandimwe, reka rero tuguhe ikaze kandi nkwibutse ko uyu munsi turi tariki 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Turi ku ngingo yo kuwa gatatu, ingingo ivuga ngo gukunda Imana. Reka dusenge maze tuyinjiremo. Turagushimye Uwiteka, mwongere w'ubugingo bwacu, uri Imana ikomeye, Imana itwitaho ikatugirira neza. Uturinde muri uyu munsi, uduhe umugisha uturuka kuri wowe, ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, Umwuka Wera dusobanurire, mu izina rya Yesu, amen. Ingingo yacu yo kuwa gatatu itubwira ngo gukunda Imana. Umwanditsi yatangiye atubwira ngo kuba Imana ifite ubushobozi bwose ntibivuze gukora ibidashoboka. Uko bigaragara, Imana ntishobora kugena ko umuntu ahitamo kuyikunda. Niba kugira umudendezo wo gukora ikintu bisobanuye gukora icyo kintu utabihatiriwe, bisobanuye ko bidashoboka guhatira umuntu gukora icyo adashaka. Muri make, nk'uko twabibonye, Imana ntishobora guhatira umuntu kuyikunda, kuko igihe bibaye agahato ntabwo biba bikiri urukundo. Kandi murabizi ko Imana yacu ari urukundo. Imana ntabwo ihatira umuntu kuyikunda, ahubwo ayo ni amahitamo y'umuntu. Niyo mpamvu Imana yubaha umudendezo w'umuntu wo guhitamo. Umuntu agahitamo abishaka gukunda Imana cyangwa se kuyireka agakorera undi mwami. Gusa impande ni ebyiri, iyo udakorera Imana ubwo uba ukorera Satani. Muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 37, aha tuhafite amagambo meza avuga ngo nawe aramusubiza ati ni itegeko rirusha ayandi gukomera. Nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Nuko uwo murongo uvuga ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ingingo turi kwiga iravuga ngo gukunda Imana. Ibi bibaye itegeko, tugomba gukunda Imana inshuti muvandimwe. Ariko kandi nubwo ari itegeko, amahitamo n'ay'umuntu. Dufite irindi somo ritugaragariza uburyo bwo gukunda Imana mu gutegeka kwa kabiri, boneka mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5. Amagambo meza cyane, reka twumve uko avuga. Bati umva wa bwoko bwa Bisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. N'umurongo wa 4 n'uwa 5 gutegeka kwa kabiri igice cya 6. Iyo mirongo yigisha iki cyerekeranye n'ukuri ku mudendezo wo guhitamo. Itegeko riruta ayandi rivuga gukunda Imana, ariko kandi rigatanga igihamya cy'uko Imana ishaka ko buri muntu ayikunda. Nyamara siko buri wese akunda Imana. Kubera iki? Mbese Imana ntishobora gutuma buri wese ayikunda? Kubw'imbaraga zayo birashoboka cyane. None se kubera iki Imana itagira uwihatira kuyikunda? Nanone kandi niyo mpamvu gukunda no gukundwa bigomba gukorwa ku bushake bw'umuntu. Nshuti muvandimwe,
mu bushobozi bw'Imana n'ubuhangange bw'Imana yari ifite ububasha bwo gutegeka isi yose ikanabyikorera abantu bose bakayikunda, ariko kandi yabirekeye mu biganza byacu kugira ngo uku gukunda, uru rukundo rwo gukunda Imana ruturuke mu muntu we ubwe akoresheje amahitamo ye. Burya Imana yubaha amahitamo yacu. Amagambo aboneka mu Baheburayo igice cya 6 ni amagambo meza cyane ngira ngo dusome twumve icyo atwigisha. Haravuga ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe ko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduheshe ihumure rikomeye, twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Haleluya! Twebwe ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ariko dufite n'undi murongo w'ingenzi cyane uboneka muri Tito igice cya 1 umurongo wa 2. Tito igice cya 1 umurongo wa 2. Reka naho twumve uko hatubwira. Haravuga ngo niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubwo Imana itabasha kubeshya yasezeranye uhereye kera hose. Ubugingo buhoraho, ngibi bintu Imana idashobora kubeshya. Ubugingo buhoraho yarabudusezeraniye kandi tuzabubona. Dukurikije ibivugwa mu gitabo cyo kubara 23 umurongo wa 19, Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana ntiyigera ibeshya. Buri gihe Imana isohoza icyo yavuze kandi ntabwo ijya yica isezerano. Uko bigaragara, iyo Imana itanze isezerano cyangwa iyo yiyemeje gukora ikintu runaka, icyo ikurikizaho ni ugusohoza iryo sezerano yatanze. Ni uko Imana iteye. Imana ntiyivuguruza ku cyo yavuze, ntihindura isezerano yatanze. Oya, si umuntu ngo ibeshye, kuko abantu nitwe tubeshyabeshyanya. Ibyo bivuze ko iyo Imana ihaye abantu umudendezo wo guhitamo, ariko abantu bakihitiramo gukora ibihabanye n'ubushake bwayo, icyo gihe Imana ntabwo ibirebwa n'amahitamo y'abantu. Niba Imana yari yiyemeje guha abantu umudendezo wo guhitamo, abantu bafite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa uwo mudendezo no mu buryo bubangamira icyifuzo cy'Imana. Igitesha akaga, abantu benshi bashyira mu bikorwa umudendezo wabo wo guhitamo muri ubwo buryo kandi bitari bikwiriye, kuko burya hari ibintu byinshi biba Imana iba yifuza ko bitaba. Ariko kandi tuvugishije ukuri, ibyo ntibyabazwa Imana. Mbese ni ibiki waba warakoze uzi neza ko Imana itashakaga gukora? Ibyo byigisha iki cyerekeranye n'ukuri kw'ibifatika ndetse n'ingaruka zishobora guterwa n'umudendezo wo guhitamo? Nshuti muvandimwe, aha baratubaza bati niba ubushake bw'Imana n'ijambo ryayo hari ibyo bitubuza. Isuzume. Iki cyerekeranye n'ukuri kw'ibifatika ndetse n'ingaruka zishobora guterwa n'umudendezo wo guhitamo. Umudendezo wo guhitamo twahawe, nshuti muvandimwe, nubwo twawuhawe, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ritwemerera guhitamo ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Imana itugirire neza. Ubwo yaduha umudendezo, iduhe n'uburyo bwiza bwo kuwuhitamo no kuwukoresha. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye Uwiteka, mwungeri w'ubugingo bwacu. Tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana ikomeye itwitaho iteka, uhabwa icyubahiro. Gatugushyira mu biganza abana be bose bumvisha iri jambo. Bafashe akanya kabo bumva iki cyigisho. Turabakweretse kugira ngo ababikoze bose ubahe umugisha, kandi Mwami mwiza urebe imiryango yabo yihire. Reka rero ubwo ijambo ryawe riguye, reka ubutaka bwacu ubutaka buzima, maze ntizinigwe n'amahwa, maze zibashe gukura zera imbuto zikwiriye. Gushyize mu biganza abadamu batwite,
abari mu mazu y'imbohe, imfubyi n'abapfakazi, abo bose turabakweretse kugira ngo ubabere Imana kandi Data ubagirire neza. Abari mu bihe by'ubuhunzi, abo nabo turabakweretse kandi Mwami mwiza, ujye ubarinda kugira ngo guhunga kwabo kutaba ku munsi w'isabato. Ni wowe Imana urabishoboye kandi wabaha ihumure riturutse kuri wowe. Reka rero utugirire neza, urubyiruko rwacu turarukweretse, abasore n'inkumi ukomeze kubarinda no kubaha ibyo bifuza ariko bigendanye n'ubushake bwawe. Uyu ni umunsi wa gatatu w'imirimo, Data uduhire, aho tugiye kwerekeza ibirenge byacu dushaka imibereho, twizeye ijambo ryawe. Waradusezeraniye kandi ntabwo dushobora gutezwa ku isezerano kuko utivuguruza. Reka rero uduhe kuba mu bikari byawe, uduhe kwibera mu buntu bwawe, uduhe kwibanira nawe, mu izina rya Yesu tubisabye urakoze, amen.